Muraho neza abantu bacu, murakomeye. Uyu munsi turi hano kugira ngo tuvuge ku kibazo gikomeye cyane. Ubundi nujya wumva abantu bavuga ku mafaranga, ukumva abantu bavuga kuri business ziteza imbere, ntuzumve ko ari ikintu cyoroshye habe na gato. Hari ikibazo kizengereje abantu benshi urubyuka bakajya mu kazi bagakora ibintu bitandukanye, ariko ugasanga ntibatera imbere, ugasanga bahora hahandi batangiriye, ugasanga nta kindi kintu ubuzima bwabo buhindukaho kandi bakora cyane bakavunika. Ese nawe waba ukora cyane uharanira iterambere ariko ukumva uri guhora hantu hamwe? Ntugire impungenge, kuko tugiye kukwereka impamvu 10 zibitera, nuko wazirinda ngo wige gutera imbere neza nk'abandi. Reka tuze tumanukure zino mpamvu zose uko ari 10. Nkwibutse ko hano uri kuri Working Media, ngiye muri kuvugana ni Kate Pro. Ubundi zino mpamvu zose tuzimanukure urebe ko impamvu irimo hano, hari impamvu irimo hano nawe ushobora kuba igutera kuba ukora ariko ntutera imbere. Ubundi rero ugiye kumva ibintu bifite umumaro, ibintu byaguteza imbere, iyo bibaye ngombwa ushaka agakaramu ndetse n'agapapuro, ugashaka ahantu wandika ingingo z'ingenzi kugira ngo hatagira n'imwe gucika. Noneho rero tugiye kureba impamvu 10 umuntu ashobora gukora ariko ntatera imbere. Impamvu ya mbere: kubura gahunda ndetse n'intego zihamye. Kubura gahunda ndetse no kubura intego zihamye. Sinzi niba uri kumva uburemere bw'iyi ngingo, ariko iyi ngingo irakomeye cyane. Kubura gahunda ndetse n'intego zihamye. Iyo udafite icyerekezo uba umeze nk'umuntu ugenda adafite iyajya. Urugero, tekereza umuntu wize ubucuruzi ariko akaba adafite gahunda ihamye. Ashobora gutangira gucuruza ibintu bitandukanye buri cyumweru, ariko bikarangira nta kintu agezeho kubera ko nta ntego yari afite. Ubundi iyo ufite intego, abantu turabizi ko abantu baradeviya bakajya mu bindi bintu ndetse bakirengagiza n'intego zabo, ariko iyo ufite intego ihamye, aho waba wagiye hose uyitekerezaho, ubundi ukagaruka ukongera ugakora ugamije kugira ngo ya ntego yawe uyishyire mu bikorwa. Niyo mpamvu rero uko byagenda kose ugomba gukora, ariko ukawukora ufite intego, ufite icyerekezo ushaka kugeraho. Impamvu ya kabiri ushobora kuba ukora ariko ntutere imbere: ushobora kuba ukorera ahantu hatagufasha gukura. Umuntu utera imbere aba afite ahantu hakwiye, hamwe hari amahirwe ndetse n'iterambere. Urugero, niba uri umuhanzi kandi ukaba ufite ahantu hatagira abantu bagukundira impano yawe, bizakugora kugira ngo impano yawe izagaragare ndetse izagere no ku ruhando mpuzamahanga. Niyo mpamvu rero ugomba gukorera ahantu hagufasha gukura. Tekereza niba uri gukora ubucuruzi cyangwa se uri umuhanzi, ugomba kuba uri ahantu hari abantu bagufasha gutera imbere, ba bantu bumva ibyo ukora, ba bantu bumva ndetse bakumva n'ibitekerezo byawe. Niyo mpamvu rero cyane cyane nko ku bahanzi, niba uri gushaka gutera imbere ugomba gushaka abafana bawe, ugomba gushaka abantu bagukunda ndetse bagakunda n'ibihangano byawe. Niyo mpamvu rero iyo mpamvu ishobora gutuma uva hahandi wari uri ukaba wakimukira ahandi hantu uri gushaka abantu bagukurikira ndetse n'abantu bagukundira ibintu byawe, kuko nibo bagutera imbaraga zo kubyuka ukajya gukora, kuko ubuzi ko uri gukorera abantu kandi aba bantu bishimira ibintu ukora. Reka tunyaruke ku mpamvu ya gatatu, zose tuzigire vuba tuzisoze uko ari 10, ubundi dutangire n'ikindi kiganiro. Ubundi impamvu ya gatatu ishobora gutuma ukora cyane ariko ukaba udatera imbere ni ukubura ubumenyi buhagije. Kwiga no kwagura ubumenyi bifasha gukora no kubona amahirwe mashya. Hari umuntu wigeze gutangira ubucuruzi bw'imyenda ariko ntiyarazi uko ikoranabuhanga rikora. Amaherezo yaje kubura abakiriya kuko atigeze yiga gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Ese wowe ukora iki? Ese ukoresha imbuga nkoranyambaga zawe neza? Ugomba kwiga ubumenyi buhagije, ugomba kugira ubumenyi buhagije, ndetse ikintu kiyongeraho ukaba ufite ubumenyi ku ikoranabuhanga ndetse no kumenya ibyo bashyira ku ikoranabuhanga ku buryo rishobora kugufasha mu guteza imbere ubucuruzi bwawe cyangwa se ibikorwa byawe bya buri munsi, ku buryo ikoranabuhanga rigufasha mu guteza imbere ubucuruzi bwawe aho kugira ngo ahubwo rigufashe mu gukonsoma ibyo ufite. Hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kwishimisha cyangwa se mu buryo bwo kwinezeza, ariko biri aho bisanzwe, ugasanga bibatwarira umwanya ndetse n'amafaranga mu buryo bwa megabyte, ariko ugasanga ibyo bintu byose nta kintu na kimwe byinjiza mu buzima bwabo ndetse no ku iterambere ryabo. Wowe rero ugomba kwagura ubumenyi ndetse ukagira ubumenyi buhagije no kwikoresha ry'ikoranabuhanga, ukagira n'ubumenyi buhagije ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga kugira ngo naryo rigufashe kwagura ubucuruzi bwawe. Turabizi ko ku mbuga nkoranyambaga haba hari abantu benshi bari gushakisha ibintu bigiye bitandukanye. Nawe rero kuri business yawe wafunguye, ku bucuruzi bwawe wafunguye, ku gihangano cyawe wakoze,
iyo ukoresheje imbuga nkoranyambaga haba hariho abantu biteguye kumva neza ibintu byawe. Niyo mpamvu rero nawe ugomba gukoresha ikoranabuhanga neza, ukagira n'ubumenyi bushyashya wiga bwa buri munsi, kuko haba hariho n'ibintu byinshi ushobora kwiga bikagufasha mu iterambere ryawe. Niyo mpamvu rero kwagura ubumenyi ari ikintu cy'ingenzi cyane, ukamenya ibintu bishyashya bya buri munsi bigezweho kugira ngo nawe bikoreshe mu buzima bwawe, abantu batazagusiga inyuma. Twihuta vuba vuba tujya ku mpamvu ya kane. Impamvu ya kane iravuga ngo kutamenya gukoresha neza amafaranga. Kutamenya gukoresha neza amafaranga. Amafaranga ni ingenzi mu bucuruzi bwawe cyangwa se mu buhanzi bwawe, mu byo ukora ibyo ari byo byose. Ariko iyo utazi kuyacunga neza, ushobora gukora cyane ariko ntihagire icyo kugeza, ntugire icyo ugeraho, kuko uba utazi gukoresha neza ayo winjije ndetse n'ayasohotse. Ahangaha nimvuga ku ikoreshwa ry'amafaranga, uzajya wumva bwa buryo umuntu akoresha ari gushora amafaranga, ari kugura ibintu bigiye bitandukanye, ugasanga waguze ibintu bitari bikenewe, ugasanga wakoresheje amafaranga yawe uyakoresha mu bintu bitari bikenewe, mu bintu utari ukeneye mu buzima bwawe. Ugomba rero kumenya uburyo ukoresha amafaranga yawe, ukamenya ngo niba ugiye no kuyashora, ndayashora hehe. Aho hantu hakaba hariho hantu hazongera hakagarura ya mafaranga. Ukamenya ngo niba ngiye gukora ubucuruzi, ese buno bucuruzi nzabushora mangahe, ese nzanabusarura mangahe, niyihe nyungu nzakuramo. Ubwo nibwo bumenyi ugomba kugira ku mafaranga, kugira ngo atazagucika uyareba igihe uzaba wayabonye. Dufatiye nko ku rugero rufatika, hari umugabo wikorera wasabwe kwishyura amadeni atagira ingano kuko yibanze gukoresha amafaranga ye nabi aho kuyashora mu mishinga ifatika. Uyu mugabo yari yarashoye amafaranga ye ayashora mu bicuruzwa ndetse bitanunguka. We yumvaga ko n'ubundi ari ubucuruzi bisanzwe, akumva ko nta kindi arimo gucuruza, ariko yisanze yarahombye, ahubwo asigaye mu madeni atagira ingano, kubera ko atarazi neza uburyo bakoresha amafaranga, atarazi neza aho gushora, ndetse atarazi neza n'icyo gushoramo ku buryo kizunguka ayo mafaranga akongera agasubiza hahandi yayakuye. Abantu benshi turabizi ko amafaranga bari kugenda bayavana mu mabanki agiye atandukanye, akabaguriza kugira ngo bafashe kwiteza imbere. Nawe rero ukagenda ukaguza amafaranga ukayazana, ugatangira kuyashora mu bintu bidafite agaciro, cyangwa se niba byaba binafite ako gaciro ariko ukaba utazi ngo ese kino kintu gifite agaciro kangana iki kintu nzagishoramo amafaranga n'iki, nzagicuruza gute. Ukaba utazi uburyo amafaranga yawe uzayakoresha kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma. Impamvu ya gatanu ushobora kuba ukora ariko ntutere imbere ni ukutagira network nziza. Umubano n'abantu bafite aho bageze no gufatanya n'abandi bantu bigufasha gukura vuba. Niba ushaka kuba umukinnyi wa filime, ukeneye kumenyana n'abantu batunganya amafilime bakagufasha, ukamenya ngo ese n'iki kintu ntazi bano bantu bafite nshobora kubungukiraho, ku buryo nanjye ngomba kuba umukinnyi wa filime uhamye. Abakinnyi bafite ubunararibonye n'abandi bantu bafite aho bageze nibo bantu bashobora kugufata akaboko bakakubwira ati rero ukora ibi ngibi, kubera ko bano bantu nabo barabinyuzemo, bakagira abandi bantu babafashije, ku buryo baba bazi ngo iyo unyuze ahangaha ibintu birakunda, cyangwa se wanyura ahangaha ibintu bikanga. Niyo mpamvu rero kugira network ari ibintu bya danje, ni ibintu byiza cyane, kuko bigufasha kumenya ngo ese bano bantu ndi kumwe nabo, bano bantu dukorana communication ya buri munsi, niki kintu nabigiraho. Nta kindi kintu rero buriya network bisobanuye kumenyana n'abantu benshi bagiye batandukanye, ukabigiraho, ukamenya discipline zabo, ndetse nawe ukamenya ikintu ugomba kubigiraho ku buryo nawe ugiye kugikora mu buzima bwawe, kugira ngo nawe uzabashe gutera imbere n'abantu bazabasha kukwigiraho. Impamvu ya gatandatu ukora ariko ntutere imbere ni uko utinya gufata ibyemezo bikomeye. Utinya gufata ibyemezo bikomeye, kandi ngiyo utinya guhindura ibintu uguma hahandi wari uri, nta kindi kintu wageraho igihe utinya gufata ibyemezo. Iterambere rirakugora kubera ko utinya gufata ingamba ikomeye ku buryo iyo ngamba ishobora kuguhindurira ubuzima. Urugero, reka njyewe ubundi ngomba kukubwira ibintu nkaguha n'urugero rufatika rw'ibintu bishoboka kandi ibintu byanabaye. Hari umukobwa wari ufite igitekerezo cyo gutangiza resitora, ndetse agahora avuga ati se mfite amafaranga makeya. Yari afite 200,000 byonyine, avuga ati aya mafaranga mfite ni makeya, aya mafaranga nta kintu yangezaho. Ubwo ngubwo yaje kubiganiriza inshuti ye, ubundi inshuti ye irabyumva, yumva uburyo ari kudabagirana n'ayo mafaranga 200,000. Iravuga ati gihe ayo mafaranga ndaje nyashakire kubura hasi kubura hejuru, ubundi nanjye ndebe yuko kuba numvishije umushinga byonyine ndaje mubyaza umusaruro. Igihe wa mukobwa yari akirimo avuga ngo amafaranga ngo nzayongera, umundi muhukobwa yabiganirije yaragiye ashaka umuntu amuguriza 200,000, aragenda ajya hirya kuri cyane, atangira business y'200,000, ndetse atangira ka resitora agaciriritse gatoya. Arangije aratangira gukora gake. Mu gihe cy'imyaka 3 yonyine
wa muntu wafashe bya 200,000 ngo ajye gutangira yaje kwisanga afite hafi muri 3,000,000, ahubwo atangiye guhamagara wa mukobwa ngo amubaze nawe aho umushinga ugeze. Wa mukobwa wari ufite igishoro cya 200,000 ariko agatinya kugishora, yaragifite bya 200,000 akiri gutekereza uburyo azabikoresha, azatangira, kandi wa undi wamuvumbyeho igitekerezo yaragiye agishoramo, arangije atangira gukora business. Ahubwo arangije aravuga ati rero wowe ndabona gukora byarakunaniye, ahubwo wowe uzaze nguha akazi. Amaze kuhagera aravuga ati rero burya naraje nsanga uri kwivugisha ngo 200,000 nta kintu byakora, ngiye nk'ibyo gitekerezo ndakijyana ahantu kure cyane. None reba ikintu byavuyemo, havuyemo amafaranga afatika, havuyemo business ifatika, ubu ngubu ngeze muri 3,000,000. Nawe rero ntabwo ugomba kuvuga ngo mfite amafaranga makeya, buriya ngo nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi. Niyo mpamvu ugomba gutangirira hasi kugira ngo uzazamuka. None se ubundi utangiriye hejuru wajya he kandi n'ubundi wabura aho ngaho? Ugomba gutangira kuri dukeya ukazamuka, ugakomeza ukazamuka. Niba utazi gufata uburyo, niba utazi gukoresha uburyo niba utazi gukoresha utuntu dukeya ngo tube twazamuka, niko tuvuga ko uzakoresha ibintu byinshi bikaba byo bizamuka. Niyo mpamvu rero ugomba gufata icyemezo ndetse ugafata n'umwanzuro ukomeye kugira ngo ugufashe kuva ahantu wari uri ukomeze uzamuke utere imbere nk'abandi. Twese cyane reka tujye ku mpamvu ya 7 ushobora kuba ukora ibintu ndetse ugakora ibintu byinshi ariko ntutere imbere. Impamvu ya 7 rero ngo ni ukudakora ibintu ubikunze, gukora ibintu wiganyira, ugakora ibintu umeze nkaho utabishaka. Ubundi ngo iyo uri gukora ibintu ukunda bituma ubikora neza kandi ukabigiramo impano. Hari umusore wize ibintu bijyanye n'ubucuruzi ariko umutima we wahoraga wibereye mu gutunganya indirimbo. Yaje guhindukira aravuga ati rero nta kindi kintu hano nakora, nubwo nize ibintu bijyanye n'ubucuruzi ariko ngomba kujya gukora bijyanye no gutunganya indirimbo. We rero yarabyutse mu gitondo aravuga ati ngiye gufata icyemezo. Aragenda atangira gukora ibintu byo gutunganya indirimbo, arazitunganya ndetse ashyiramo n'imbaraga zikomeye. None byaramukije, byamugejeje ahantu kure cyane. Niyo mpamvu rero ugomba gukora ibintu ukunda, kuko ibintu ukunda urabikora ugashyiramo imbaraga ndetse nta nubwo ujya urahambirwa iri gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kureba mu bintu byose uzi gukora ukaramo ikintu ukunda, ubundi ugatangira ugakora kugira ngo ibyo bintu bizagufashe gutera imbere, kuko uba uri gukora ibintu ukunda iteka n'iteka ntabwo wabura gutera imbere. Impamvu ya 8 ushobora kuba ukora ariko gutera imbere bikanga, ni impamvu ivuga ngo kubura kwihangana ndetse no gukomera ku ntego yawe. Nk'uko twaza tubivuga ruguru ngo kudakora ibintu ubikunze, iyo ukora ibintu utabikunda, iyo ugeze ahantu ukabona aho bigoye ubura kwihangana ndetse n'intego yawe ukayitakaza. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya yuko ugomba kugira ukwihangana gukomeye kugira ngo bizagufashe kugera ku ntego yawe. Uko byagenda kose rero iterambere riratinda, iyo udafite ukwihangana usigara inyuma. Urugero, hari umukobwa watangiye gukora imideri, bintu bijyanye n'imideri, ariko yamaze umwaka atarabona abakiriya benshi, yacitse intege arahagarika. Nyuma y'amezi make abandi bahise batangira gukundwa kuko bo bakomeje kwihangana. Wakibaza uti ni irihe banga ryo kwihangana? Ubundi iyo ukora ibintu ukunda, nk'uko twaza tubivuga ku ngingo ya 7, iyo ukora ibintu ukunda uko byagenda kose urihangana. Tekereza nk'umubyeyi wabyaye umwana, ugasanga umwana wawe aravutse ariko atinze kuvuga. Ese umwana wawe wahita umujugunya? Urakomeza ukamurera gake gake, ugakomeza ukamurera. Hari igihe ujya kubona ukabona igitangaza kiraje, umwana wawe aravuze. Niyo mpamvu rero no muri business cyangwa se no mu bintu byose ukora ugomba kwihangana. Kwihangana bitera kunesha. Niyo mpamvu nawe iyo ugize kwihangana ugakomera ku ntego yawe biratinda ariko ujya kubona ukabona ubigezeho. Katwita no ku ngingo ya 9 duhita tubisoza vuba vuba, ubundi dutangire n'ikindi kiganiro no gutegura. Ubundi niba ari wowe wanditse izindi ngingo zabanje cyangwa se utanazanditse, ariko ino ngingo ya 9 yo nushaka kuyandike mu nyuguti nkuru kuko ingingo irakomeye cyane. Ikindi kintu cyatuma ushobora gukora buri munsi ugakora ugashyiramo imbaraga ukananirwa ariko ntutere imbere, nuko utazi guhanga udushya ndetse no kwiga ibintu bishyashya. Impamvu ugomba kumenya guhanga udushya ndetse no kwiga ibintu bishyashya nuko isi y'uyu munsi ihora ihindagurika. Niba udashaka kwiga guhanga udushya uzasigara inyuma. Katwigire ku mpamvu ya 10 ari nayo ya nyuma twisoreza n'ikiganiro cyacu. Impamvu ya 10 yavuga ngo ukorera amafaranga aho gukorera ku ndoto zawe. None se waba urimo gukora ikintu cyatuma udatera imbere? Nihe mpamvu iguhangayikishije muri izi? Reka tuganire muri comment section ubundi twumve uburyo wowe ubibona. Ntibagirwe gukora like cyangwa se subscribe, ubundi tuganire mu biganiro bikurikira. N'ubundi mukandane ndetse mbashyiraho n'ikindi kiganiro utaza gucikwa.
murakoze cyane, tuzabane muri video itaha cyangwa se mu kiganiro kigiye gukurikiraho mu kanya.